a sad story, papa wanyapfa, my uncle yahise yigira hanze n'umuryango we wose. Afite narubwo yasoje ikiriyo. Nyuma yaho nibwo nize kuvuga ngo okay, iyi Mana uwayishaka nk'umubyeyi. Gusa maze gukizwa hari ibintu Yesu ya breaking down, harimo n'umujinya, harimo niyo aggression. None ugasanga umuntu none hasigaye avuga nk'irukanka, niba urusengero ariho abantu bose bagomba guhurira, utagiyeyo yabaye umupagani. The truth is ndasenga, kuko nk'uko bivuze muri Matayo 6, I think kwera ku murongo wa 6 bavuga ngo nujya gusenga ujye mu nzu yawe ufunga icyumba, umuryango w'icyumba cyawe, wowe usenge data wiherereye, nawe najya kugumugisha azagumugisha in public. Kuko hari season ugeramo ukumva uri a servant mu murimo w'Imana, kandi Imana iragusaka as a son. You know, those who believed in him, he gave them right to become sons and daughters of God. True. Not servant. The more you grow a relationship n'Imana, the more ugenda usobanukirwa the next step mu buzima bwawe. Na nyuma ya zero, when you think you are at the edge of the road, igetiremo indi nzira out of nowhere, and you walk. Ikaze kuri Gospel TV. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro cya Faith Unfiltered Podcast. Uyu munsi dufite umutumirwa, twajya dutangire abibwira. Muraho mumeze neza, nitwa Deejay Yash, ndi umukristo, nkaba mvanga imiziki ya gikristo gusa. Only gospel. Yego. Benshi muri mwebwe mushobora kuba mumenyereye haba kuri screen cyangwa se mu bitaramo bitandukanye bya gospel. No mu DJ ukora mu event atandukanye ari na international. Yes, twagize umugisha kwakira Deejay Yash kuri podcast yacu ya Faith Unfiltered. Deejay Yash rero nawe ni umukristo, twagira ngo uyu munsi nawe atuganirize kuri Faith Unfiltered. Ni ibintu byinshi twamwigiraho, ni ibintu byinshi yaduhugura nawe nk'umukristo ndetse ubimazemo igihe. Yes. Well, ikintu cyo kumara igihe cyo mu bukristo buryo ntago kibara cyane, kuko biterwa n'ukuntu wahuye n'Imana. Ariko iyo ugiye kureba kuno abakristo benshi bafata Imana, bayifata nk'umusaza ufite ikibando kirekire n'ijisho rimwe rimeze uko nguko. So iyo ukoze ikosa kubita ikinyavu, hanyuma iyo umaze uko ugenda wegera ya Mana, usoma ijambo ry'Imana, ukora icyo bita discipleship classes, noneho nawe ubwawe ugenda uhinduka. Hari abantu benshi bavuga ngo kujya mu rusengero wambaye ingofero ni icyaha, bigusha abantu benshi. Nyine kugenda na swag. Muri Kristo ntago bibujije kugira swag. Actually, iyo uri umukristo, ni wowe ugomba kuba role model y'isi. Kuko niba mu Baroma 12:2 hatubuza gukopera isi, bisona ko isi ni igomba kudukopera. So rero icyo gihe nk'umukristo ugomba gusobanukirwa ukavuga se, message ndi gutanga, ndi kuyitanga nyivana mu isi nyizana mu rusengero, cyangwa ndi kuyivana mu rusengero nyijyana mu isi. Je niyo mpamvu rero abantu benshi babajije ngo ibintu by'agakiza ntashobora kubimejaringa ku myaka n'igihe umaze mu gakiza. Kuko one, urugendo n'Imana mufitanye cyangwa ubusabana n'Imana yawe biva ku buryo uyisobanukiwe. Imana ni data, nkuko muri Matayo 6 habivuga. Yesu yigisha abigishwa be gusenga, no mu Baroma, no muri Luka 11. None ugasanga wowe iyo ugiye kureba ukuntu atangira isengesho, aravuga ngo nimusenga mujye mugira mutya, data wa twese uri mu ijuru. Wa twese, ntago ari wo muri Israeli, ntago ari wo muri Palestina, ntago ari wo kwa Trump, ntago ari wa twese. Noneho hari n'ikintu abantu benshi basigaye babona ko ari akabazo gakomeye. Iyo uri kumubwira ngo kuki utagiye gusenga, agahita yumva ko yakosheje, cyangwa akaguha impamvu nyinshi aho kugira ngo akubwire ati bro, nasengeye no mu rugo, kuriya no guterana kwera, ntago ari ugusenga. So ugasanga wowe iyo batakubonye mu rusengero bumva ko waguye. So icyo gihe rero bigahita bivuga ko niba urusengero ariho abantu bose bagomba guhurira, utagiyeyo yabaye umupagani. The truth is, ndasenga
kuko nk'uko bivuze muri Matayo 6 I think kwera ku murongo wa 6 bavuga ngo nujya gusenga ujye mu nzu yawe ufunga icyumba umuryango w'icyumba cyawe wowe usenge data wiherereye nawe najya kugumugisha azagumugisha in public. Yego. Nuvuga ngo umusenga wiherereye ukimiriza ni mu mutima ugasengisha isengesho ryawe ngiye ntaryumva ariko Imana yajya gukora igitangaza ikagikora in public kugira ngo igire gute ireme ya testimony yawe. So rero niyo mpamvu nta kwemeza ko n'abapasiteri benshi uzarebe yibwira ko ahagaze ko Bibiliya avuga ngo wowe uhagaze wicunge neza utagwa. So nawe ejo mu gitondo akagwa mu cyaha kuko nawe ni umuntu ariko kwera ya standard aba yaradushiriyeho yuko we yera kuturusha niho dutaduhera tumucira urubanza. So icyo gihe rero ugasanga nta measurement washyiraho yo kuvuga ngo uyu muntu ngamaze igihe kinini mu gakiza ngo bwarabizi byose. Twese turacyari in progress. Yes, that's right. Urakoze cyane. Urugendo rwawe n'Imana rubona ute niki ubungukiyemo wa sharinga? Well, nangira gukizwa nahuye na challenges zitandukanye. Kuko I think umunsi nakijijwe nubwo papa yanyirukanye mu rugo kuko papa yari umusilamu. Tubatanyirukana home. Ariko nakijijwe kubera ko hari ibintu Quran usomamo igiti kuvuga ngo ujye gusoma Bibiliya. Nuno wagira muri Bibiliya ugasanga bya bintu biri muri Quran nta biri muri Bibiliya. Ariko not because bitarimo ahubwo kuko abantu batasomye Genesis neza. Kuko buriya ibintu bya Islam byinshi biva kuri Abraham. Alright? Iyo uri kureba Genesis chapter 12 Imana imubwira ngo va mu gihugu cyawe nzakwereka ikindi nkujyanamo. Ari naho ku murongo wa 3 avuga ngo uzakuvuma nanjye nzamuvuma. Icyo gihe iyo uri gusoma wowe urwandiko rw'ubuzima bwawe ngiye nkanje niho nabuhereye kuko haraho narindi bafite ibigirwamana verses Imana kandi uko nasomaga nuguri iyo ugiye gusoma Quran usanga ifite uburyo gufasha kuba guided na guarded ariko nta guha the guarantee ukeneye muri Kristo Imana muri paradizo bavuga jana mu buzima busanzwe uhora umeze nk'uri kugenda ku nkota ya moja abiri. So ngiye nkizwa icyo gihe nibwo navumbuye ko rero Imana ari data kuko hari season ugeramo ukumva uri a servant mu murimo w'Imana kandi Imana iragusaka as a son. You know, those who believed in him, he gave them right to become sons and daughters of God. True. Not servants. So wareba icyo cyanditswe kikavuga none ze kukimura nifata nk'umukozi mu rugo. Hari example ngunda gutanga iyo ndi kubwira abantu bijyanye n'ukuntu ngiye nakijijwe n'ukuntu nkunda Imana. Sanga umwana uri mu rugo baseze umukozi wo mu rugo. Sibyo? Umukozi yamenye ikintu zibambu kimwe kinyarwanda bagikoresha ijambo sebuja na nyirabuja cyangwa cyane nagwa bavuga sebuja bavuga nyirabuja. Nyirabuja tambwa ati ndayagukata urumva ibira umenye bigura ya naye nzayagukata ku kwezi. The difference is iyo umwana amenye ikintu birukanyira kumubaza ngo ntacyo baye. Sure. So why would you mind about your kid but not your maid? Nawe afite umubiri nawe wenda cyamukaze nawe yagize gutya ariko kubera ko muri rights abantu ba creating systematically umukozi ntarimo. Ngaho mbwira umukozi wo mu rugo bishyurira insurance. Usanga babagira neza. Nta kibazo ni ukugira neza ariko ntago biri muri rights. All right? I understand. Ariko umwana yakura bamuteganyiriza ndi kunaziga. Actually nta mwana ku isi nari numva avuga ngo mushango ngiye guhasoringa minerval. Unless papa wari umusinzi cyangwa mama wawe afite ibindi bibazo mu mutwe, right? But umwana akurazi neza ko agomba kuba afite right runaka. Nawe niyo mpamvu bamusaba kwiga cyane kugira ngo akonvertinge za right bamuhaye verses. So ibyo bintu byose ndabibara nsanga ndacyari servant, ndacyari umukozi kwa data. Kandi ndibaza kuki ntakora ahubwo
nkacincinga mind yanjye muri ya Romans 12:2 by the renewal of your mind. Tavuga okay, now it's time to become a son. Ntangira ku growing the relationship n'Imana kuko nari nzi neza ko aho ndi kwerekeza niyihazi niyifitiye future cyane ko banatubwira ngo ifite ubuzima bwawe mu kiganza. None imagine iyo Mana bakubwira ko ifite ubuzima bwawe mu kiganza, ifite n'ubuzima bw'undi muntu mu kiganza, plus 8 billion people kuri planet Earth. Wenda n'abandi tutazi kuko abo bantu nibo twumva ko hari abandi tutazi kuko iyo ugiye kureba muri Genesis igihe muri Genesis 5 cyangwa 7 havuga ku nkuru ya Kahini na Abel. Kahini amaze kwica Abel yasabye Imana kimushyiraho ikimenyetso. Yaramubwiye ngo Mana noneho bazanyica bande kuba ari abantu batatu ubwo ngubwo kwisi basigaye bari bane havamo umwe hasigaye batatu ni bande bari kuzamwica. Imana itimubwira ngo ngiye kugushyiraho ikimenyetso nabariya bazabimenye ntawe uzongera kugukoraho. So it's like the more you grow a relationship n'Imana the more ugenda usobanukirwa the next step mu buzima bwawe. So nje rero nagiye nkuze bitewe n'ukuntu challenges nyinshi nanyuzemo zanyigishije kwizera Imana kurusha abantu. Ubwo for instance a sad story, papa wanyapfa, my uncle yahise yigira hanze n'umuryango we wose. Afite narubwo yasoje ikiriyo. So urumva kububuza umubyeyi wari ugufitiye runini n'ubuzima utari wafatisha ukiri mutoya, then ugomba guhasolinga n'isi uwo wagombaga kwisangamo aragusiza. Nyine niwe yanko wanjye, niwe mukuru, niwe narinzi ko niwe nabonaga azi ubwenge kwa kundi bavuga ngo umuntu azi ubwenge bw'isi abaransize. So nyuma yaho nibwo nize kuvuga ngo okay, iyi Mana uwayishaka nk'umubyeyi. Kandi kugeza uyu munsi mu myaka mike mfite ku isi mazeho nagera ntengo. Hari akantu numvise numva karanshimishije, numva niko ngenderaho buri munsi. Nge nahangayika Imana imbwiye ngo ntabwo ikinkunda. The only way to be scared and to worry much, Imana imbwiye ati bro, I no longer love you. Nakanyibwa ni basifungura isi mire kuko nta kindi nsigaranye. But ibindi bintu byose ku isi byampangayikisha, my faith is more stronger kurusha uko nabitekereza kuko nagiye niga nyine kuyiringira. There's a short story y'ahantu nagiye amafaranga aranshirana kandi mu gihugu cy'abandi. Bro, ura niba utaraba stuck wavuye Gitarama ujya Kigali amafaranga akagushirana warangiza kunono kajya no mu mahanga hagati y'u Rwanda n'icyo gihugu harimo nk'ibirometero nk'ibihumbi 2500. Ntabwo nari kubigenda n'amaguru ngo mbigeze hano. Nari kuzagera aha ngaha wenda muri narabaye gaskorete. So kubera Imana ukuntu nari maze kwisobanukirwa ndayibwira Mana waravuze ngo nitwita ku byawe nawe zita ku byacu. Nagiye muri mission muri evangelism, not for my own gain, for your gain, for your kingdom. Do your part. Nonje nayo ngeze kuri level yo Imana imbwira ati no, nkayumvamo no. Nkareba nko muri movie igahita imbwira ati iki ntabwo ari cyo ugomba gukora, igahita mbihagarika. Ako uwo munsi nanjye nayijombye umunwa ndayibwa mva rero Mana twumvikane. Ntago ngiye nemeye ko ngiye gusafaringira hano. Out of nowhere ngure internet, out of nowhere ngiye kora mbona umuntu azanyandikira arambwira ngo nguko Imana imbyukije. Nibo bwa mbere numvise ibyo bintu nari nzi ko biba mu bazungu gusa. Imana ngo yambwiye ngo yambyukije ngo yambwiye iki. Umuntu arambwira rwose arambwira ati Imana yambwiye ngo nkwereza $100. And that was the breakthrough nari nkeneye. $100 nazo n'ubundi ko nari kwishura inzu nari ndimo katamana n'itike atanigarukira. So bitangira kunyereka ko
Imana nashyize imbere burya nayo niyo kwizerwa. So the journey nagize kuva umunsi nakijijwe kugeza izi saha, the in between phase yari yuko ngiye ubwanjye, me myself and I chose to trust God even ku munota wa nyuma. Akarimbo kakira k'abadeperi ngo na nyuma ya zero irakora. Bro, I saw that face to face. Na nyuma ya zero, when you think you are at the edge of the road, igetiremo indi nzira out of nowhere and you walk. So kugeza izi saha I'm glad ko nkijijwe, not kubera imyaka mbimazemo, but because temptations came and I stood. Hariho ibingonga nk'umuntu nkagira intege nke, nkanababara cyane, ariko nakwibuka ingendo tumaze gukorana nyinshi. Nareba passport maze guhindura ukuntu zingana ni ya gatatu. So nkavuga nize nimbi ya mbere yarashize, ya kabiri gashira, ya gatatu gashira, none se ubundi byagenze gute? Izo ni passport gusa zo kugenda hanze. None imagine ibyo kurya bya buri munsi, inzu, akazi. None hari ukuntu abantu bavuga ngo ufite mwene wanyu ukomeye. Like ngowe ngubwire wewe ufite mwene wanyu ukomeye. Lucky you. You don't know. Shy, no twari tuzeranye ukomeye byibura mfite nimero ze. Okay. Suko nababura, ariko numvaga at that time nta muntu nabwira ngo umuhamagane mubwire ngo nyine 500. Nisenze yamwishura gute? Buriya umugabo abara amafaranga agujije umuntu, agahita abara n'igihe azayamwishurira. Keretse ubwiye umuntu ngo mani wamfashije, ariko ubwiye umuntu ngo nguriza, bro, nawe uri kureba iyi show, nubwira umuntu ngo nguriza, payback. Sure. Kireka nuvuga ati ebana nakubiswe ndi hasi mfasha. Ariko niba babwiye umuntu ngo nguriza, cha la promesse est une dette mu gifaransa. Ugomba kurivamo iryo deni ko byagenda kose. So I'm glad ko rero ubuzima ho bwanyerekeje hose bwatumye nsobanukirwa ko hari ibintu utagomba kuvaho ku Mana. Ari nacyo cyatumye nkora music career yanjye nkayerekeza muri gospel. Yani kuri sekirimenye ifite amafaranga aryoshye. Bishoboka kuba biryoshye. Ariko Bibiri imbwira ko namahoro y'umunyabyaha. The truth is the truth. Twanga kwemera ukuri, kandi I think muri Yohana 8:32 havuga ngo muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. So sinzi impamvu ki Bibiri ikomeza gukoresha ijambo imbata. Yengeye ugira inyamaswa y'imbata ibayo nabi. Sibyo? To be honest, man, reka tujye tuvuga ubuzima uko buri. Niba Bibiliya yaratanze urugero bintu bibiri, ikavuga ngo ugire ubwenge nk'ubw'inzoka n'amahoro nk'ay'inuma. Kuri isi ya rurema uzareba izo nyamaswa ebyiri menye zitaziranye. Kuko inzoka ibonye inuma yayimena. Umuntu none wowe witonda gute kuri iyi si? So we have to be vigilantes, ariko mu buryo buri open minded, right? Sure. So nanjye mu gukura muri no journey n'Imana, nanjye nize ibyo bintu bibiri. Past yanjye mu bantu banzi, I'm a good fighter. Like no kuvuga ngo it's obvious fighting life. Ukubona no joke, like ngiye hari umutipe wambonye twa Karim mushitonge twiganye kera muri primaire, ambona kuri TV kuvuga ijambo ry'Imana, ayandika inbox Jaru yarakijijwe. Ahita ngo uyu mutipe nimba yarakijijwe nanjye nazakizwa, because bari bazi ko jewe over fight uko wabungana kose, however wandakaje bikangira ku bwonko, nzaguhika tumenane tu. So anger issues kwera nyine niyo background umuntu aba afite yo kuba warakoze wirebaho nyine uri hustler. Hari ikintu njya mbwira abantu, buriya black Americans nyine African Americans ntago bare aggressive just because it's in their nature.
ntabwo wamara ahantu imyaka 400 bakikwita African American. How? You are illegal. Gute? Nibo bakuzanyamo barakwita illegal. Gute? So because of that nature bituma ugira icyo bita defense mechanism. Kavuga okay none ubwo uyu munsi kuzajya memukira a knife one eye. Nanjye niko nari imeze. Wamemukiraga naranje kubona aho ndi bupime. Like niba ari izuru, niba ari izisho, niba ari umugongo. Cyera ari umupastor yigeze kumemukira, ikibabaje nuko yagiye nabimubwiye neza ko byagenze. Yaramemukiye. None umunsi umwe musanga mu office namubwira pastor so ko wamemukiye. Nzakuvunura utirigongo. Amafaranga wanyambuye yivuze. You get? I get. You know your level yo kuvuga ngo a knife for an eye, tooth for a tooth. So gusa maze gukizwa hari ibintu Yesu ya breaking down, harimo n'umujinya, harimo niyo aggression. None ugasanga umuntu none hasigaye avuga nkirukanga. Which is so challenging to me. Look at me. Nirukanse ngo umuntu yavuze. Niyo ngiye muri gym. Ndi gukora gym. Arabajama baza. Nkamureba. Nkavuga ni none se nk'uyu nguyu we mukorera iki? You get? I get. Ariko kubera ko hari Kristo uri muri njyewe. I think ni muri Galatians chapter 4 verse 20. Havuga ngo cyangwa ni 2:20. Havuga ngo singe hold on. Birebe neza ntaza kuvuga ibidahuye. Okay, I know the scripture. Ariko reka dusome neza. Aha. Galatians 2:20. It says, let's start from 19. For through the law I died to the law so that I might live for God. Kubwa amategeko napfanye n'amategeko kugira ngo mbashe kubaho mu Mana cyangwa kubw'Imana. I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. The life I have now, I live in the body. I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. So now, uyuri kubona, however much are strong, however much are healthy, shamuntu aravuga nkamwihorera tu, amureba nkamera nk'akanuma kanyagiwe, nkatangira no kumusaba imbabazi nkamubwira please, wambabariye basi. Kubera iki? Christ namenye nawe yapfuye n'urupfu rw'agashinyaguro. Birebye muri Hebrews chapter 12 verse 2 iravuga ngo he despised the shame of the cross. Ngo ariko ubu ngubu yicaye iruhande rwa data. You get? So when you look at that verse, Hebrews chapter 12, 12:2 haravuga ngo fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. You get? So sometimes the life we live ishobora gutuma losing your heart cyangwa your faith cyangwa the hope. Ariko wibutse Kristo kuwe mu Kinyarwanda cya kiki gihe yabiciye amazi, all right? Yarabirebye arabifeka tu aravuga ati ibindi binacyo. So nanjye rero yanyigishije kugendera step by step kuri ibyo bintu. Ari nabyo bituma uyu munsi nyine mbona umuziki ni mwiza, femme ni nziza, female nayo ni naribi. Ariko there's no glory in that. Sure. So ngasanga the only way to live for this Christ who died for me is to
be like him. All right? Sure. To have like Christ mind. Mm. Muri, I think, 1 John, Yohana aravuga ngo, so I may decrease, that you may increase. And that ifite ikintu kinini cyane. Iyo umaze gusobanukirwa ko uyu Kristo yatanze ubuzima bwawe, uravuga uti, well, ari hariya, nanjye ndi hano. So I may decrease so that he increases. Bigahita biguha amahoro yo kubaho. Yeah. Urakoze cyane. Ikibazo nahita nibaza ko ariho nabyita nka trend cyangwa se uzabona motivational post kuri social media uvuga ngo be yourself. What do you think about it? Well, iriya context imeze nka ya indi to be honest ntabwo nkunda gay. No bro, let's face the truth. Ngewe ntabwo nzabishugacoatinga ngo urumva ngo nawe ni uwacu. Get out of here. Wowe ni gute on your level. Let me tell you the truth. Even at Deuteronomy yarabivuze chapter 25. Ariko noneho urebe muri Romans 1:26 ukuntu havuga. Yeah? Romans 1:26 haravuga ngo dore kuri 18 haravuga ngo the wrath of God is being revealed from heaven against all the ungodliness and wickedness of the people who suppresses the truth by their wickedness. All right? 19. Since what may be known about God is plain to them because God has made it plain to them. None urebe ikintu sasa nashaka kuvugaho kuri no verse aho ngaho kuri yo gayism. 25 iravuga ngo for they exchanged the truth about God for a lie and worshipped the servant and served worshipped and served created things rather than the Creator, who is forever praised. Amen. 26 nashakaga. Because of this, God gave them over to the shameful lust. Even their women exchanged natural sexual relations for unnatural ones. In the same way, the men also abandoned natural relationship with women and were inflamed with lust for another one. Men committed shameful acts with other men and received in themselves the due penalty for their error. Meaning, I have no suggestion, I have zero tolerance. Kumuge, lesbian, bisexual, LGBTQ plus X, Y, I don't care. As long as ibintu urimo bitari straight. Bro, however much waba uri muri umuntu wanjye uri mukuru wanjye sha kereka Imana yonyine niyo yakushiriramo imiyaga njye nayo mfite. In that case hari amaterime mu Rwanda bakopera batumva neza aho byavuye. Be you, be yourself, we listen, we don't judge. Of course na Bibiliya ibuza kujudging, but why would you give an ear kurupfu? Mu Kinyarwanda nimba umunyarwanda uzi ubwenge yaravuze ngo amatwi ari mu rupfu niyumva ihoni. And you still on that level. Amatwi yawe ari mu rupfu bakuvugirije ihoni. Kandi uwo mugani yawuciye nta modoka iraza bro, ubyibuke abantu ba kera baciye imigani abazungu bataraza. None bazo uwo mugani uri applicable in nowadays. Ari nayo Bibiliya ivuze ngo Imana yahise bahereza ibijyanye n'irari ryabo ariko bafite penalty in their error.
so ntabwo nzicara ngo nkubwire ngo bro urumva ngo uzaze ngo tugusengere ngo cyangwa ujye wicara inyuma muri church. No, be straight. Bibiliya iravuga ngo tubakire bose come as you are. Yes. Ariko the way you are does not give a guarantee kugomba kuba, you have to stay the way you are. Urugero, mu byaha Imana ibaza abantu, ubusinzi ntabwo bujya buzamo, ariko ubusambanyi buzamo. Alright? Nyine irakubwira ngo ntukanywe ngo usinde. Uwo ni version imwe ya Pawulo. Ariko iyo uri kureba neza muri Proverbs 31 kuva ku murongo wa 3 kugeza nko ku wa 7, iyo section ivuga ku kijyanye n'inzoga n'ikibi cyayo. Alright? Ariko kuri verse 3 ibwira abantu Jesus is the King of Kings, right? So which means you are a king. Bibiliya aho ngaho itangira ivuga ngo wa mwami we, ivugamo n'izina ngo ntugahe imbaraga zawe abagore. Why? Iyo usomye mu zindi chapters zabanjirije hariya muri Proverbs, akubwira uburyo habaho harlot woman, ngo arakubwira ngo umugabo wanjye ntawe uhari ngo ngwino ngo nyina amaze iminsi adahari, aragusedusinga akakujyana mu bintu ashaka, nyuma ukashaduka washize. Ariko hari chapter specifically for the drunkards. Umugabo avuga ngo aranywa agasinda akarara mu muferege. In the Bible habamo umuferege nk'uwo mu Kinyarwanda, akavuga ngo bankubise ngo ariko ngo ntacyo nabaye, ngo ndikumva ngo zitinze kunshirayemo ngo nsubireyo. And it's exactly the era we are living in now. True. Umuntu arafata 2M akazinywera Friday, Monday agasaba lift, Tuesday agatangira guhimba stories zidahari. Ukabura amafaranga yo kujya kunywera, ugatangira kwica ba aunties bapfuye kera, ba uncles, ngo hari ngo twagize ibyago ngo. Why? You get? And so it's crazy kuko ntago turi guha agaciro uwo Kristo nyine twamenye. Alright? So to be you, it means you know who you are in Christ. Then you have to be that person in Christ. And to listen and not to judge, it means what you're listening is actually the truth. Because at one side, or on the other hand of the story, bavuga ko uhaye ugutwi arakuyobora. So it's like now nkubwiye ngo va mu byurimo, utugira ngo ni we mvuze. Yeah. Yeye navuze ngo va mu byurimo cyane cyane yari ubirimo. You get? Yeah. Utwate niba abantu bajya muri church akatabavuga ngo pastor yanyeretswe, ntabwo yakweretswe bro. Ira ni psychology. Muri theology ari terme bakora. By the way, is a theology, that's why I'm quoting scriptures nyinshi. So nubona ndi kuvuga ibyanditswe byinshi, it's kuko ni a theology. And ngiye ndashaka kumenya Imana bro, ndashaka kumenya Imana. Hahandi umuntu azaka kubwira ngo tanga ngo imbuto, ngo biba imbuto mu mafaranga ameze gutyo. Nabona ni scam ya danje bro. Nkavuga rero ngewe kugira ngo bazanshuke, ntange n'ibicere byanjye nari mfite uriya muntu yunguke. Itafunga church. Sorry to say this, but abantu basengeraga mu matorero bafunze. I'm so sorry. Ariko abapasteri banyu bashobora kuba barabigizemo uruhare kuko ano pastor specifically yari afite church anga centre anga ngo yari yubatse mu kibanza cye bro, arakigurisha rigendera. Noneho nabwira ukuntu uzaba biyu ufite akadeni ka leta niza guteza akadeni kari muri iyo property ufite, utu closing a church wigendere, cyangwa ko pastor bamusabye gushiramo ibintu runaka muri church. Sibyo? Baramubwira ati rero kugira ngo bivemo neza nuko
ubaka soundproof ugashyiramo amakaro nyine church kabisa neza, right? Abantu bakaza harimo AC bana gucucikana bakabira icyuya, heart attack zikavuka aho ngaho, nta ambulance ufite hafi yo kubajyana, cyangwa bakakubwira ati wowe shiraho swimming pool hariya, ibi bitwa nyine ngo ni byo mubatizo, ariko ibimeze wahagararamo koga cyangwa ukicaramo. Bakabwira ati kugira ngo abantu bazabe bavuga ngo bagomba kubatizwa, kuko nimba mu nshingano z'ubukristo ugomba kwigisha umuntu akemera agahinduka ukamubatiza. So ntabwo uzajya kubatiriza umuntu ngo utire urusengero ujye no kubarutirizamo. Icyo gihe uwo muntu azabarurwa muri urwo rusengero, kuko nubwo waba uvuga ngo wamubatirije hariya bagutije, doesn't make sense. abura umukomisiyoneri. Aha, ahubwo wowe hari icyongereza uzizi no modoka zitwa Land Rover. Land Rover ni to verb to rover iva kuri vagabond mu gifaransa, vagabondage ni ukuzerera. So pastor wacu ajya bita ngo ni mayibobo zo mu mwuka. So buri mayibobo yo mu mwuka. So gusa niba pasiteri wawe baramufungiye itorero atarafite ibintu yujuje, si uko batari bamuhaye warning, ahubwo ni uko yashyize inda y'imbere yibagirwa bagomba gushumba. Plus niba mu by'ukuri uriya mupasiteri yaravugaga Imana y'ukuri, yari kumenya ko Imana yamuhamagaye ikamushyira mu gihugu gifite amategeko. I don't believe ko twebwe ko turi abakristo twitwa ngo dufite citizenship ya heaven, twirengagiza ko turi ku isi, sibyo? Niyo mpamvu muri Yohana 17 Yesu ari gusengera abigishwa be, yabusabye Imana, arayibwira ngo Mana ntubakure muri iyi si, ahubwo barindire muri iyi si. Sibyo? Ngo bagiye ngo dore mbohereje mu masega kandi ari intama. So kubera iki Satani avuga ati rero Mana bino bintu biragoye kabisa, zana abamarayika bawe utukora rapture abakristo banjye bazamuke. No, it means to know who you are, it has to be rooted in Christ. Kuko n'abasatanike nabo bafite nabo barabivuga ngo uzanarebe n'abahanzi benshi either way barabikora nyuma bakicuza bakavuga ngo I sold my soul to the devil. Nyuma gasanga uwo devil koko yaramukoresheje for real. Hari konseri z'abasekera ntajya njyamo, not because ntabona itike njyamo, but kubera ko ndeba nkavuga no wait a minute, hari ikinjyanye iki. Hari umuhanzi ejo bundi numvise waje mu Rwanda, Deejay Yash. Abantu bose bagiyeyo, njye sindanareba konseri yose, gusa nabonye aga clip uyu munsi ng'imyambarire ye kuri stage. Kandi wumve nabihonye kuri social media y'umugande wavuye mu hari team yari yavuye mu Bugande ije kureba konseri. So bose bakomentinze ku myambarire. You get? Ari naho shaka ko to rephrasing noneho ya be you. Hari ubwo if you're being you and tugiye kuvuga wenda ko bashiki bacu bafite ukuntu Imana yabaremye. Mu Giswahili baravuga ngo ameumbwa akaumbika, yani araremye kabisa. Ariko uwo muntu uremye hari ibyo Imana yari yamubitsemo kugira ngo bibonwe n'umuntu umwe. Somehow I like Islamic dress code, kuko hari ukuntu bakubwira ngo ibi ni iby'umugabo wawe gusa. Even na papa watemereye kubona ni iby'umugabo wawe gusa. So icyo gihe bigahita biguhereza iki? Harya bo ntabwo bajya baba ibyo iyo terme ya BU ntabwo igibaho, ku byo wambwira ngo wowe ushaka kwambara ngo uri muri viziyo ya trend ukambara ubusa. Sinema bikiva mu kintu navuga ngo kwambara ubusa, I don't know, sinzi ikintu wambaye kugira ngo ujye kwambara ubusa. Ahubwo ba wambaye imyenda ukayikuramo. Ariko ikinyarwanda cyarabuze bavuga ngo kwambara ubusa. Fine. So ni gute wowe ushaka kwambara ubusa ngo you want to be you? Iyo to be you iraboneka uko wambaye ubusa.
logically tureke wenda no kuvuga ngo ni umuco ni culture yibi wowe ubwawe wowe uri kundeba cyangwa wowe uzanyumva cyangwa nawe ubwawe wicaye hano wambwira ko to be you has to make you a fool kuko publicly hari umushiki wacu nyine w'umunyarwandakazi nashaka kuvuga izina rye yavuze ukuntu ngo 2025 yamubereye umwaka mubi agira depression. It's very funny ko BU yaje ikurikiranye n'ijambo depression. I think the devil ukuntu yakoze system ye muri iyi si kuko azi ko kingdom ye iri ku isi arashaka kugira confused ku buryo we wibagirwa ko you're created to belong in God's family until you forget that one day you will be reported to God himself and say, wait, give me the accountability of what you did on earth. If you believe ko atari we wiremye, if you believe ko hari aho wavuye naho uri kwerekeza, ari nayo mpamvu ngiye nyandeba utuntu twinshi abantu bajya bakora. Uzarebe umuntu yapfuye hari akantu bajya bakora, sorry to use this but kano kangana gutya handikaho ngo sunrise hano bakazaho sunset ntabwo bacyandika ngo born and die DOB date of birth na DOD date of death. Alright, basigaye bandika sunrise sunset, it's okay, but kano karimo hano hagati usikari bwo buzima baba warabayeho niba kuntu kangana, it is very short. Bashiramo akadash konyine, it's very short. Ariko wakareba ugasanga wowe amaze imyaka 27 8 9 30. Ikindi cyo kuvuga ngo be you, let's be real. Uri kuvuga ngo be you utananabajije Imana igihe ufite kwisi. Ara kantu umuntu yakoze, it shook my head. I no longer kandi ni cya Bibiliya ivuga ko Imana yanga to procrastinate, gusubika ibintu. Hari umuvandimwe yarambabaje kuko yaravuze ngo azakora ubukwe afite imyaka 30 apfa afite 27. That shook me to the core. Kugeza uyu munsi ntago ndumva ukuntu yari yarashyizeho your time frame apfa atabigezeho. And so okay, be you ariko uzi n'igihe ufite kwisi. Be you uzi kuri rooted in Christ. Sibyo? Sure. Be you uzi neza ko anytime ikintu cyagutungura you're ready to face your maker and be accountable of what you did. Ntago ndi kubikubwira nk'umuntu gutera ubwoba cause it's the truth. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo Imana reka nirire ubuzima ni buto. It's okay. Ariko nujya kuri CH ku munsi umwe cyangwa mu bindi bitaro ugasanga umuntu ufite HIV hariya ari kwifuza gupfa, ntabwo bishoboka. Bro, ararwana na oxygen yashira. Hari ikintu cyitwa dialysis, ibintu byitwa ibihaha. Dialysis imwe science imwe ya make ni 150. So bakwandikire 9 imashini gicamo cleaninga your blood, you know. So wowe tuvuga uti man ngiye ngomba kwinezeza ikije cyose nkagishirayo hari. So who said you should be you? Is it a reminder or it's a trap? Kuko nk'Abakristo I see this mu buryo umubwiriza Ecclesiastes I think chapter 7 yaravuze ngo byose ni vanity. Verse 14 byose ni vanity. And you go like niba byose ari umuyaga se why should I follow? Uriya mtipe yarazi ubwenge cyambere yanditse igitabo cyose cy'indirimbo za Salomo, yandika Proverbs, yandika no mubwiriza. Uriya mtipe niwe muntu wasabye ubwenge bwo kuyobora ubwoko bwa Isiraheli.
bufite umutwe ebana utapfa kujagajega. So do you think kuriya muntu ajya kukubwira ngo byose ni ubusa? Yari afite abagore barenga 700 n'inshoreke 300. Imagine umuntu uzi n'inshoreke ze bakanazishyira muri Bibiliya. Harya ubwo ntabwo yari yarabaye himself. But imagine arakwandikira avuga ngo biriya byose ni vanity. Icyo gihe ubusobanukiwe ko uwo munyabwenge ibyo yanditse byari byo. So niba ushaka kugendana na trend, nimugoro umuntu yamaye ingofero, I didn't like it. I love caps. Akira ngofero ntabwo nayikunze. Uzi impamvu? Nuko iri on the trend. Yanditseho akantu ga trending. And namubwiye bro, ngezweho. Urashaka ko nambara ibigezweho kubera iki? Kandi nge ntagezweho. You get? And so not kwambara ibigezweho hari bibi, but banzu urebe eske ibi bintu ndi gukora ngiye biramfasha iki? Alright? No kujya mu bantu burya mu mubwiriza ibice bitatu aravuga ngo buri gihe n'igihe cyacu. Uko ari igihe cyo guceceka se? N'igihe cyo kuvuga. Niba utaramenya iryo tandukaniro uracyafite ikibazo. If you speak out every time, ari umupasiteri w'inshuti yanjye yaransekeje aravuga ngo asigaye ubu ngubu yarakuze nawe mu mwuka, ngasigaye aganira ngo none umwuka wera agahita amwibutsa ngo shabavuze cyane rekera. It's a good signal though. It's a good signal. Kubera ko icyo gihe nyine ubumaze kumenya ko umwuka wera avuga nawe uri kumva none. You get? So I think one way to become yourself is to discover who you are in the first place. Sure. Urugero ruri hafi. Umwana w'umuyobozi runaka. Sorry? Yakoze ikosa. Who takes the blame? Umubyeyi. Why? Address y'umwana. Status umubyeyi afite ituma n'umwana iramuyobora. I'm telling you, umunsi uzabona umwana wa generali kanaka cyangwa wa perezida kanaka ku isi yose, umwana wa perezida runaka yagiye kurya muri za restaurant zamukubita umwici, uzamenye ko ngo atari umwana wa perezida. Kuko iyo status afite itimurinda kujya mu byo yashakaga. Arabishaka ariko nta kibishoboye. You get? None se nuko atari gushaka kuba themselves. Ariko kubera status y'umubyeyi hari icyo bita embodying, arayakira akabayo nubwo yaba atabishaka. Kango urugero muri gym zose ziri mu Rwanda, harimo izo ntazi harimo n'izo nzi, but muri gym nzi nyinshi zikora iyo make ibihera ku 5,000 ku munsi. Gurumva se badashyizeho limit y'abantu ngo kuhajya cyane. Uri kubona? Noneho ngo biyu ugenda ufite 3,000. Njyewe ndarenze ndaje. Barakubwira ati 2 biburaho. Kwanza haburaho igiceri cy'10 cyangwa rimwe ngo byuzuze 5 ntago hakora. Kandi you have to pay up front. You get? Sure. So tureke kugenda buhumyi kuko the mass destruction ni twebwe ifata. Kandi nimeze kubibona muri Africa. Most of the time abanyafrika nibo batabona ko bari kujya mu cyobo. I love his excellence kuri level. Buri speech I think y'ingenzi manyifite muri telefone. Zose ni ingenzi, but hari yindi uvuga ati yes, nanjye I need to share this. N'aba baturage babazungu babyumve. You get? Kuko n'ikintu mukundira atangira avuga mu Kinyarwanda. Gatumva asa switching muri English. Why? Abashaka ngo iyo message igere kuwo yayigeneye neza. Si umunyarwanda. Uzari abandi ba president bo mu bihugu. Sindumva Putin yavuze icyongereza n'umunsi n'umwe.
ever. Uwakorera y'amajyaruguru sindumva yavuze icyongereza n'umunsi n'umwe. Umutanzania wa hano hirya sindumva yavuze icyongereza n'umunsi n'umwe. Kubera iki? Baba ba dressinga they are local people. But yo habaye impamvu ituma soka hanze akajya guhura na counterpart we avuga icyongereza. Then you know ko uyu muntu ntiyumva ururimi rw'iwanyu ariko hari ururimi rwa business rubahuza. So kuki atakomeza akaba be the person nk'ibyo wavugaga ngo #trend BU. Kuki atakomeza akabivuga mu Giswahili? Uwo muntu agashaka umusemuzi. Nuko bashaka ko message irimo muri we isohoka exactly nk'uko bayishaka. Inshuti zacu mukurikira Gospel TV, reka dufate akaruhuko turagaruka kuri part 2.